Reka tubahe ikaze ku buzima Info Clinic. Nk'ibisanzwe tugiye kuganira ku buzima, aho tugiye kuganira ku ndwara 12 kurya cyangwa se gukoresha inzuzi z'ibihaza bigabanya ibyago byo gufatwa n'izo ndwara cyangwa se kuba wazirwara. Burya inzuzi z'ibihaza ni nziza kandi burya zigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara nyinshi harimo n'izikomeye duhura nazo. By'umwihariko rero mu kiganiro cy'uyu munsi turakubwira ku mpamvu ukwiye kurya inzuzi z'ibihaza, tunarebera hamwe izo ndwara 12 kurya inzuzi z'ibihaza byagabanya ibyago byo kurwara izo ndwara cyangwa se gufatwa nazo, tunareba hamwe n'umwihariko izo nzuzi z'ibihaza zifite mu kuba zagabanya ibyago byo kwibasirwa n'izo ndwara. Ubundi inzuzi z'ibihaza cyangwa se inzuzi ziboneka mu madegede burya ni inzuzi nziza kandi burya zifitiye umubiri wacu akamaro gatandukanye. Muri rusange rero burya hari indwara kurya inzuzi z'ibihaza byagabanya ibyago byo kuzirwara, ndetse burya hari n'ibyo zakuvura. By'umwihariko rero mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe izo ndwara, tunareba hamwe nanone n'ibyiza byo kurya inzuzi z'ibihaza ku mubiri wa muntu. Indwara iza ku mwanya wa mbere kurya inzuzi z'ibihaza byonyine byagabanya ibyago byo kuzirwara ni indwara z'umutima cyangwa se indwara zifata umutima. Indwara z'umutima ni zimwe mu ndwara ziza ku isonga mu zihitana abantu benshi hano ku isi, ndetse burya izo ndwara z'umutima nanone zihuzwa n'indwara za hypertension cyangwa se indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije, kuba ufite ibinure byinshi mu mubiri ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye. Ariko kurya inzuzi z'ibihaza cyangwa se kuzikoresha mu buryo butandukanye, aho ushobora gukoresha nk'akafu kazo cyangwa se ukazikaranga ukazirya gutyo zimeze, bigabanya ibyago byo kwibasirwa na zino ndwara z'umutima. Ibyo bigaterwa na magnesium, ukaba ari umunyungugu dusanga mu nzuzi z'ibihaza. Uyu munyungugu ukaba ari ingenzi cyane mu gutuma amaraso atembera neza, akagera mu nyama z'umutima, nanone akagera no mu bice byose by'umubiri atembera neza. Nanone magnesium izwiho mu kuringaniza ikigero cy'umuvuduko w'amaraso, uburyo amaraso atembera. Hari ibindi binyabutabire byitwa phytosterol dusanga mu nzuzi z'ibihaza, nazo byo bigabanya urugimbu rubi cyangwa se cholesterol mbi mu mubiri wacu. Nanone hari ibindi binyabutabire byitwa antioxidant dusanga mu nzuzi z'ibihaza, nabyo bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima iyo uzirya. Muri rusange rero kurya inzuzi z'ibihaza wazikoresha ubwazo cyangwa se ukaziminjira mu byo kurya cyangwa se ukazihekenya ubwazo, buryo bigabanya umuvuduko w'amaraso ukabije ukajya ku murongo. Nanone bikagabanya urugimbu rubi rwo mu bwoko bwa cholesterol ushobora kwangiza umutima wawe, rugatuma amaraso adatembera neza, ndetse nanone bigabanya ibyago byo kuba ushobora kwibasirwa n'izo ndwara z'umutima harimo n'indwara za stroke cyangwa se indwara ya stroke. Muri make rero umuntu urya inzuzi z'ibihaza iyo bamupimye mu maraso ye basanga ibyitwa lipid profile byaragabanutse cyangwa se biri ku murongo, ku buryo ataba afite ibinure byinshi byo mu bwoko bwa cholesterol mbi ishobora gutera ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Umuntu urya inzuzi z'ibihaza nanone bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima, cyane cyane izifata inyama z'umutima ubwazo, ndetse n'ibyago byo kuba ushobora kurwara indwara z'umuvuduko w'amaraso ukabije na stroke bikagabanuka. Indwara iza ku mwanya wa kabiri kurya inzuzi z'ibihaza byonyine byagabanya ibyago byo kuyirwara ni indwara ya diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, cyangwa se kuba ufite isukari nyinshi mu mubiri itagenzuwe neza. Burya inzuzi z'ibihaza zishobora kugabanya ibyago byo kuba ushobora kurwara diyabete, ahanini ibyo bigaterwa n'ibintu bitatu dusanga mu nzuzi z'ibihaza. Harimo kuba inzuzi z'ibihaza zifitemo fibre ubwazo nyinshi, ibyo bituma rero uburyo uriye ibiryo birimo isukari nyinshi idahita itumbagira ngo ugere mu maraso mu buryo bwihuse. Nanone magnesium dusanga mu nzuzi z'ibihaza ituma umusemburo witwa insuline ukora neza ukaniyongera mu mubiri wacu. Nanone inzuzi z'ibihaza zituma nanone ibinure byiza byo mu mubiri bibasha kugenzurwa, bya binure bibi biri mu mubiri bigakurwamo, ibyo bikagabanya ibyago byo kushobora kugira umubyibuho ukabije ndetse no kuba wagira ibibazo byitwa insulin resistance, nabyo bishobora gutuma urwara diyabete cyangwa se isukari mu maraso yawe ntigenzurwe neza mu buryo buhoraho. Muri make rero ubushakashatsi bugaragaza ko kurya inzuzi z'ibihaza bituma isukari mu maraso yawe igenzurwa ikaguma mu kigero cyiza, ku buryo ibyago byo kurwara diyabete bigabanuka cyangwa se kurwara ya ndwara y'isukari bugabanuka, cyane cyane diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Indwara iza ku mwanya wa gatatu kurya inzuzi z'ibihaza byonyine byagabanya ibyago byo kuyirwara ni ukubyimba prostate cyangwa se kurwara prostate.
Prostate ni agasabo k'intangangabo ku bagabo, ndetse nanone burya gashobora kubyimba atari kanseri urwaye kuri prostate ubwayo, ahubwo kakaba gashobora kubyimba ari uburwayi ufite nyine buzwi nka BPH cyangwa se benign prostatic hyperplasia, aho ya prostate iba yarabyimbye. Inyigo zitandukanye rero zagiye zigaragaza ko umugabo urya inzuzi z'ibihaza, ibyago byo kuba prostate yabyimba bigabanuka ku kigero kinini cyane, kubera ko ibonekamo ibyitwa zinc cyangwa se ikabonekamo umunyungugu wa zinc ku bwinshi, ikabonekamo n'ibinyabutabire n'ibindi binyabutabire bishobora gutuma utabyimbirwa bizwi nka anti-inflammatoire. Kurya rero inzuzi z'ibihaza bigabanya prostate yabyimbye, n'umuntu usanzwe ufite uburwayi bwabyimbye ni byiza ko yarya inzuzi z'ibihaza, buryo bigabanya kubyimba kwayo. Nanone burya kuba mu nzuzi z'ibihaza dusangamo zinc nyinshi, ibyo bituma ziba nziza mu kugabanya ibyago byo kuba ushobora kurwara kubyimba prostate yawe, ndetse bikanatera n'imikorere myiza ya prostate muri rusange. Muri make rero inyigo zitandukanye zagiye zigaragaza ko kurya inzuzi z'ibihaza bishobora gutuma ya prostate yawe irimo kubyimba ibyimbuka, cyangwa se ikabyimba ku muvuduko muto cyane, ikaba itashobora no kubyara kanseri ya prostate. Nanone bikaba bishobora no kukurinda ko iyo kanseri cyangwa se iyo prostate yawe yakomeza kubyimba. Indwara zo ku mwanya wa kane, kurya inzuzi z'ibihaza byagabanya ibyago byo kuzirwara, ni indwara ahanini zifata mu nzira z'inkari, zinyuramo inkari, cyangwa se indwara zifata umurago, ndavuga ama infection. Ubushakashatsi bugaragaza ko byibuze kurya inzuzi z'ibihaza bishobora gutuma episode cyangwa se uburyo urwara inkari cyangwa se indwara zifata mu muyoboro w'inkari, ama infection afata muri iyo nzira, bigabanuka, cyangwa se ugasanga nyine ibyago byo kurwara izo infection biragabanutse, ariko bikajyana no kugira isuku nziza. Nanone burya inzuzi z'ibihaza kuzirya bishobora gutuma uruhago rwawe rukora neza, ukagira ibyitwa blood control, ukabasha kurugenzura neza ku buryo udashobora kugira ibibazo byo kuba inkari zishobora kwizana ubwazo utabigezemo uruhare. Nanone abantu bakunda kugira ibibazo byo kwihagarika cyane mu ijoro atari uburwayi ariko bameze, burya kurya inzuzi z'ibihaza bishobora gutuma babasha kugenzura neza uruhago rwabo, ndetse n'ibyago bitandukanye nyine byo kuba bashobora kurwara ama infection afata mu nzira y'inkari bikagabanuka nk'uko twagiye tubivuga. Indwara zo ku mwanya wa gatanu, kurya inzuzi z'ibihaza byakurinda cyangwa se byagabanya ibyago byo kuzirwara, ni kanseri ya prostate, cyangwa se izindi ndwara zose zishobora guterwa n'amahormone ashobora kubyara kanseri, cyangwa se imisemburo itari ku murongo ikaba ishobora gutera kanseri. Burya inzuzi z'ibihaza zishobora kugabanya ibyago byo kuba ushobora kurwara izo kanseri, ahanini zatewe no kuba ufite ibibazo mu misemburo yawe. Mu nzuzi z'ibihaza rero dusangamo ibinyabutabire byitwa antioxida, tugasangamo ibyitwa phytochemicals, ndetse n'ibindi bitandukanye bigaragazwa n'ubushakashatsi ko bishobora kugabanya ibyago byo kuba ushobora kurwara kanseri, cyangwa se none kuba uturemangingo twa kanseri twakururuka nabyo bikagabanuka. Ubushakashatsi bugaragaza ko byibuze kurya inzuzi z'ibihaza by'umwihariko bigabanya kurwara kanseri ya prostate ndetse na kanseri y'amabere ku bagore, cyane cyane abagore bageze mu gihe cya menopause, dore ko burya bashobora guhura n'ibyo bibazo. Muri rusange rero kurya inzuzi z'ibihaza bishobora kugabanya ibyago byo kuba ushobora kurwara kanseri zitandukanye nk'uko twabivuze, harimo kanseri ya prostate ndetse na kanseri y'amabere. Indwara zo ku mwanya wa gatandatu, kurya inzuzi z'ibihaza byagabanya ibyago byo kuyirwara, ni indwara zose zishobora guterwa n'ama inflammation ari chronique, cyangwa se nanone indwara ziri autoimmune. Indwara ziri autoimmune naho umubiri ubwawo ushobora kwirwanya ukarwara bitewe nyine no ku mubiri bwawo wirwanyije, cyangwa se ari uturemangingo tw'umubiri twangijwe n'umubiri ubwawo bitewe n'impamvu zitandukanye, usanga harimo n'izitazwi. Burya rero kurya inzuzi z'ibihaza bishobora kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'izo ndwara, cyane cyane n'indwara twita rubagimpande mu kinyarwanda, indwara z'umutima, indwara ziri metabolique. Burya kurya inzuzi z'ibihaza bishobora kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'izo ndwara. Kurya inzuzi z'ibihaza zigabanya ibyitwa inflammatory markers. Inflammatory markers twavuga nk'ibinyabutabire cyangwa se ibintu bishobora kugaragaza ko ufite igikomere imbere muri serire cyangwa se mu turemangingo twawe, cyangwa se harimo ikibazo. Kurya inzuzi z'ibihaza rero byagiye bigaragazwa n'ubushakashatsi ko bishobora kugabanya ibyitwa inflammatory markers. Nanone bikaba bishobora kurinda amatisi, cyangwa se bishobora kurinda umubiri wawe n'uturemangingo twawo kuba twakwangirika. Nanone bikaba bishobora gutuma ubwirinzi bw'umubiri bwiyongera, kandi bakabasha no gukora ku kigero gikwiye ku buryo utagira ibibazo biri autoimmune. Muri make rero inzuzi z'ibihaza ni nziza. Indwara zo ku mwanya wa karindwi, kurya inzuzi z'ibihaza byakurinda cyangwa se byagabanya ibyago byo kuzirwara, ni indwara y'umubyibuho ukabije cyangwa se indwara ziri metabolique.
Umubyibuho ukabije ubwawo ntabwo ari indwara, ahubwo burya ni uko ushobora kongera ibyago byinshi byo kurwara indwara zitandukanye, harimo nk'indwara z'umuvuduko w'amaraso ukabije, indwara za diyabete, indwara za kanseri, indwara zo kuba ushobora kugira ibinure byinshi mu mubiri bibi, ndetse no kuba ushobora kubyimba cyangwa se kuzana ibinure byinshi ku mubiri. Ibi byose bikaba bishobora gutuma ushobora kurwara cyangwa se kwibasirwa n'indwara zitandukanye. Kurya inzuzi z'ibihaza rero byagiye bigaragazwa ko bishobora gutuma umubyibuho ukabije ugabanuka cyangwa se ukabasha kubungabunga ibiro byawe bikagenda mu kigero cyiza wifuza nta mubyibuho ukabije ugize. Kubera ko kurya inzuzi z'ibihaza bituma isukari yo mu maraso ibasha kugenzurwa neza, bigatuma ibinure bibi bibasha gukurwa mu mubiri cyangwa se bikagabanuka. Muri make rero kandi ikaba bishobora gutuma umara umwanya munini uhaze, ibyo bikakurinda ko ushobora kugira ubusambo bwo kurya ibintu biryohereye niba amasukari menshi cyangwa se n'amavuta menshi byatuma ubyibuha cyane. Muri make rero umuntu wifuza kugabanya ibiro bye no kubibungabunga neza nta bindi bintu biri artificiel akoresheje, ni byiza ko yakoresha inzuzi z'ibihaza. Indwara iza ku mwanya wa 8 kurya inzuzi z'ibihaza byakurinda cyangwa se byagabanya ibyago byo kuyirwara ni indwara ya anemia cyangwa se indwara yo kugira amaraso make izwi nka anemia. Iyi ikaba ari indwara aho umuntu agira amaraso make, ikaba ikunda kwibasira cyane abagore cyangwa se abantu batarya inyama cyangwa se abantu barya nyine ibimera gusa, abantu bita ba vegetarian. Muri make inzuzi z'ibihaza rero byagiye bigaragazwa ko zibonekamo fer nyinshi cyangwa se ubutare bwa fer bwinshi. Ubwo butare rero bukaba bukoreshwa n'umubiri mu gukora amaraso mashya cyangwa se mu gukora amaraso mashya, aho bukoreshwa mu gukora ibyitwa hemoglobine, ari nabyo bipimwa bareba ko ufite amaraso mashya cyangwa se amaraso ahagije. Nanone burya mu nzuzi z'ibihaza dusangamo vitamine C, nayo ikaba ari ingenzi cyane mu gutuma bwa butare bwa fer bwinjizwa mu mubiri cyangwa se bwinjizwa mu mubiri mu buryo bukwiye muri absorption yabwo. Muri make rero kurya inzuzi z'ibihaza bituma ubasha kubona fer ihagije, umubiri ugakora amaraso ahagije, ibyago byo kwibasirwa n'izo ndwara zo kugira amaraso make bikagabanuka. Indwara iza ku mwanya wa 9 kurya inzuzi z'ibihaza byakurinda cyangwa se byagabanya ibyago byo kuzirwara ni indwara zo gusinzira nabi cyangwa se indwara zo kubura ibitotsi zizwi nka insomnia, aho umuntu ashobora kubura ibitotsi cyangwa se agasinzira nabi. Mu nzuzi z'ibihaza rero burya habonekamo ibyitwa tryptophan, ni ubwoko bwa amino acid ikoreshwa cyane n'umubiri ikayihinduramo ibyitwa serotonin. Serotonin nayo ishobora kubyara melatonin. Melatonin ikaba ari umusemburo w'ingenzi ushobora gutuma tubona ibitotsi cyangwa se tubasha gusinzira neza. Nanone burya magnesium dusanga mu nzuzi z'ibihaza nayo ikoreshwa n'imikaya ikaba relaxe, ibyo bigatuma rero umuntu abasha gusinzira neza kandi bigatera ubwonko bwawe kuruhuka. Muri make umuntu wabuze ibitotsi, umuntu usinzira nabi, wa muntu wabuze ibitotsi burya ni byiza ko yarya inzuzi z'ibihaza, bishobora gutuma cya kibazo gikemuka akongera gusinzira neza mu buryo bukwiye. Indwara iza ku mwanya wa 10 kurya inzuzi z'ibihaza byakurinda cyangwa se byakuvura byonyine kuzirya ni indwara zifata mu nzira zigogora cyangwa se zifata muri systeme digestive. Burya mu nzuzi z'ibihaza zishobora kukurinda no kukuvura zimwe mu ndwara zifata mu nzira zigogora, harimo nk'indwara y'impatwe, harimo nk'indwara za hemorrhoide, ndetse burya na kanseri yo mu kibuno cyangwa se yo mu mara. Burya kurya inzuzi z'ibihaza zishobora kugabanya ibyago byo kuzirwara cyangwa se kwibasirwa nazo. Anini ibyo bigaterwa n'ibyitwa fibre dusanga mu nzuzi z'ibihaza ku bwinshi. Nanone burya kuzirya bishobora gutuma wituma neza ndetse ukabasha no kubona umusarani uhagije, ibyo bikakurinda nk'indwara za constipation. Nanone burya kurya inzuzi z'ibihaza bituma udukoko twiza twizwi nka gut microbiome tuboneka mu nzira zigogora tubasha gukora neza, kandi ibyo bikaba bishobora kuvura no kukurinda bimwe mu bibazo by'uburwayi fata mu nzira zigogora. Muri make kurya inzuzi z'ibihaza byakuvura ibyo bibazo by'uburwayi fata mu nzira zigogora cyangwa se mu nzira zinyuramo ibiryo. Indwara iza ku mwanya wa 11 kurya inzuzi z'ibihaza byakurinda cyangwa se byakuvura ni indwara ya osteoporosis. Ikaba ari indwara itera kumunwa kw'amagufwa, igufwa ryawe ku buryo kuvunika byoroha cyangwa se ugasanga nyine rifite ikibazo. Mu nzuzi z'ibihaza burya dusangamo imyunyungugu y'ingenzi, harimo nk'uwitwa magnesium, uwitwa phosphore ndetse na zinc. Ikaba ari imyunyungugu y'ingenzi ikoreshwa n'umubiri mu kugira amagufwa yacu akomere. Burya nka magnesium ibasha gutuma calcium iri mu mubiri ibasha kugenzurwa neza kandi ikakamurwa neza mu buryo bukwiye mu byo twariye. Burya nanone phosphore nayo ibasha gutuma amagufwa yacu akomera, ndetse burya mu magufwa ibonekamo na zinc. Burya nayo ibasha gutuma amagufwa yacu abasha gusanwa, utumenye ngo twaba tukabasha gusanwa
ndetse n'amagufwa akabasha kwiyuburura mu gihe afite ikibazo. Muri make, kurya inzuzi z'ibihaza bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'iyo ndwara itera kumuguka w'amagufwa izwi nka osteoporosis, nanone bikagabanya ibyago byo kuba ushobora kuvunika cyangwa se kugira ibyitwa pathological fracture nka ku bantu bakuze cyangwa se bagore bageze muri ibyo bihe bya menopause bakunda guhura n'ibyo bibazo. Indwara iza ku mwanya wa 12, kurya inzuzi z'ibihaza byonyine byakurinda cyangwa se byakuvura, ni indwara ziterwa no kuba immunity yawe cyangwa se ubwirinzi bw'umubiri wawe bwagabanutse cyangwa se wagize ibibazo byo kuba umubiri wawe washegeshwe, wacitse intege. Burya abantu bagira uburwayi butandukanye harimo nk'indwara za sida, diabete, cancer. Izo ni indwara zishobora gushegesha umubiri wacu ugacika intege ku buryo ubwirinzi bw'umubiri wawe bugabanuka. Ariko burya hari n'abadafite ubwo burwayi bashobora kugira icyo kibazo cy'ubwirinzi bw'umubiri wawe busanga bwaracitse intege. Kurya inzuzi z'ibihaza rero bishobora gutuma ubwirinzi bw'umubiri wawe bwiyongera, ndavuga systeme immunitaire y'umubiri wawe kwiyongera. Ibyo bigaterwa ahanini na zinc dusanga mu nzuzi z'ibihaza ndetse na vitamine E nayo dusanga mu nzuzi z'ibihaza. Ibyo bigatuma rero umubiri wawe ubasha gukora neza mu buryo bukwiye, ndetse nanone ubwirinzi bw'umubiri wawe bukiyongera ku buryo ubasha kubaho nta kibazo, ndetse nanone ugatandukana n'ibibazo byo kubwo burwayi bwakuzahaza cyangwa se bwaguheza mu buriri kubera ko ubwirinzi wawe bwacitse intege. Kurya inzuzi z'ibihaza rero byongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe. Inzuzi z'ibihaza rero ushobora kuzirya mu buryo butandukanye. Ushobora kuzirya ubwazo ukazumisha ukazajya uzirya mu buryo busanzwe ukazihekenya. Ushobora kuzotsa cyangwa se ukazikaranga, uri gukaranga ubunyobwa ukazajya uzirya. Ushobora nanone kuzifata ukazisya neza ukazikoramo agafu ukazajya ukaminjira mu biryo mu buryo busanzwe. Wamara kwarura ibiryo ukaba ushobora kukaminjira mu biryo, cyangwa se ukazivanga mu isosi ukazikoresha nk'ikirungo. Ushobora no kuzikamura neza ukazikoramo amavuta, nubwo usanga amavuta yazo adahagije kubera ko zitabonekamo amavuta menshi. Muri rusange inzuzi z'ibihaza ni nziza, zishobora kugabanya ibyago byo kwasirwa n'uburwayi butandukanye twakubwiye. Muri make, kuzirya nta kibazo byagutera, kandi usanga abantu benshi bazijugunya cyangwa se bazita iyo bagiye kurya nk'amadegede cyangwa se bya bihaza byabo, ugasanga bazikuyemo bakazijugunya. Ariko burya uriya ni umuti, ni umutungo mwiza, ni ikiribwa cyiza cyanengera amagara yawe, kikagabanya ibyago byo kwasirwa n'izo ndwara twakubwiye, harimo n'indwara zikomeye nka diabete, indwara z'umutima, kanseri ndetse n'izindi. Muri make rero, ubutaha inzuzi z'ibihaza nuzibona uzamenye ko ari umuti w'agatangaza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe. Tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa, dutanga n'ubujyanama ku buzima.